w'imbabura kubera umwuka wari umaze kumukubita, yikubita hasi, umuriro umumenekaho n'amazi amumenekaho, aba arapfuye. Rero apfuye ngira umubabaro mwinshi cyane. Noneho se arasohoka ngo arapfuye. Ntarapfuye ngo oke, ngo noneho ngo n'akantu katumaga ngukunda, ngo uyu mukobwa wanjye, ngo ndagenda nibiherena wacisha mu mutwe n'ibintu nisize nkigeramo, barahunga abantu bose, najya kwicara bagahunga, ngo toka shitani. Nabani kose mana ngende shitani ko naje gushaka nkaba ntari shitani, n'abantu bakaba. Inshuti z'umusaraba mwese abadukurikira kuri Mama Sharena Official, Imana ibahe umugisha. Ndanezere kubana namwe muri uyu mwanya. Amazina yanjye nitwa Ikuzo Emmy, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye n'ubuhamya butandukanye dukurikira kuri Mama Sharena Official. Hanyuma muri uyu mwanya nabwo turi kumwe, tugira umugisha wo kubana namwe. Turi kumwe na Mama Nicole, ni wa mu mama umaze iminsi arimo aratugezaho ubuhamya bw'ubuzima, cyangwa se arimo aratwereka urugendo rw'umusaraba yaciyemo. Ntibyari byoroshye, byari bikomeye. Kuri insho tugiye kongera kumwakira mu kindi gice nanone, kandi kugira ngo atubwire kugira neza kw'Imana. Ubushize atubwiye ukuntu abyaye umwana, atubwira ahantu bamukuye habi, ndetse atubwira nuko shitani yashaka kumwica. Nibyo nyamabwira ntiyarapfuye, arazuka. Mama Niko, Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane. Tugira umugisha wo kongera kubana nawe. Murakoze cyane. Noneho turifuza ko wakomereza aho wari ugeze. Nta kibazo rwose, mikrofone iravuga neza. Twizera ko abantu bose badukurikiye. Reka nshimire abantu bari mu bihugu bitandukanye, bari muri Amerika, abari muri Australia, Canada, Asia ndetse na Australia, hano i Kigali muri Afrika, ndetse na Amerika Latine, aho muri Amerika y'Epfo. Mwese Imana ibahe umugisha. Reka dushimire abamaze gukora subscribe ku channel yacu Mama Sharena Official, Imana ibahe umugisha. Hanyuma kandi namwe tubashimire ko mutarayikora ariko none muri gutekereza kuyikora. Ukande mu izo nyuguti z'umutuku hasi, aho ubona hari ibara ry'umutuku nyine, ukande ku ruhande rw'inzu inzogera nayo ikande. Hanyuma kandi ukore like niba ukunze iki kiganiro. Hanyuma ituro rikomeye cyangwa se inkunga ikomeye nuko usangiza benshi ubuhamya. Mama Niko, karibu. Murakoze cyane, ndagushimye. Nongeye kunezerwa ko nongeye kuza hano. Shimiye abagiye bakurikirana ikiganiro cyacu, abagiye bakurikirana ubuhamya ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ibihugu byose byo hanze no muri Afrika hose. Ndashimiye Imana ikomeze kubaha umugisha. Ikiganiro cyacu cyari cyagarukiye nyineho nabyaye umwana. Umugabo yarankingiranye mu nzu, narabuze umubiri wose. Noneho wa mumama waje agasanga inzu yaranutse, ubwo bagiye guzana umugabo aho yarari, araza barafungura, abantu umuntu ukora bakubita bariruka. Bamaze kwiruka aragenda, araza aho nari ndyamye, yumva mfite akuka gatoya, arababwira ati mumpe imodoka mujyane kwa muganga. Aravuga ati reka ntago byashoboka, imodoka zacu ntago ubuse twazazogereza he. Bamuha amafaranga ajya gushaka taxi voiture banjyanye kwa muganga. Ntumva ntabwo narinzeho narindi n'umwana. Ubwo namaze ukwezi n'igice niho namenye ahantu ndi, ariko zabo mboni mubona mu bitaro no mu ijuru zirahari. Mu ijuru rero bashyizemo bomboni rwose ndakira, kuko Imana yari izi ko mu gihe gisa nk'iki ubuhamya bwanjye buzabuhumuriza abantu, ijambo rizarihumuriza abantu. Ndabashimye rero kubwo gutega amatwi ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Noneho rero ubwo ngubwo naje kujya mu bitaro, mvuyemo ngeze mu rugo nsanga umugabo yashatse undi mugore, kuko nta byiringiro afite ko nzakira. Yarazi ko bazazana imirambo, ariko Imana ntago yabyemeye. Ubwo rero byageze aho nsanze yarashatse undi mugore. Muramukazi wanjye arambwira ati urabona ko umugore yarangije kuza, noneho wowe igendera ujye mu rugo, utahe ujye mu rugo, ujye kwa mama wawe, ujye kubayo, kuko ahangaha nta bundi buhungiro bugihari. Ubwo rero bavana amavalize yanjye mu nzu, barapakiza muri taxi voiture. Ndagenda ngeze mu rugo
mpahurira n'ibibazo byinshi. Basaza banjye baranyirukana, mama arambwira ati inzu wanyishyuriraga nayivuyemo, musaza wanjye ni usigaye unishyurira inzu, none rero winteza ibibazo, genda usubireyo, nakwica azakwihambire. Ubwo basaza banjye bazanye inkoni ngo bashaka kunkubita, kandi nari meze nabi pe. Urumva napimaga ibiro 37, umwana yari ameze, mbese ntago navuga ngo yari afite ikiro cyangwa ibiro 2. Sinzi, ubwo umwana ahoraga arira kubera inzara, nanjye meze nabi, izuba ryaravaga nkazungera, nkajya kwicara kugira ngo ntikubita hasi, nkicara aho izuba rirengera, nkahaguruka. Ubwo rero inshuti z'umusaraba naragarutse, umutaxi arambwira ati urabona ko bino bintu hari ibintu bibi, aba bantu bashobora kugukubita ukaviramo no gupfa, reka ngo usubizeho nkuvanye. Yanshubije rero, ansubiza iwanjye, ndagenda mpageze, umugabo arambwira ati kugarutse, mama yanyirukanye n'abasaza banjye, ati none uragira ngo nkukorere iki? Ngewe ko nta nicyo mpfana nawe, ndavuga ntiyavuze ngo uzanyicire, ntindaje rero unyice, nta kibazo, nta n'umuntu uzandirira, ndaje unyice. Noneho bwari bumaze kwira, maze kuba nimugoroba cyane, baragenda bararyama, we n'umugore, na hari koridoro iri hanze njya kuraramo, hari harimo ibuye niyicaraho, amavalize yanyashyiraho. Umwana kubera kujya ahora ararira kubera kubura amashereka, yaraguwe nabi, noneho ararira cyane, ninjoro imibi murya, ararira. Wa mugore atangira gutuka umugabo, ati ntago naje kuba umuzamu, umwana we yatumye ntasinzira, ngewe ntabwo nkeneye kuba umuzamu hano. Yaraje akubita urugi, numva kubisa urugi, ndavuga nti aje kutwica birarangiye. Ariko kuko numvaga nta muntu umfite imbabazi, navuze nti cyama akanyica nkavaho, kuko mama aranyirukanye, basaza banjye ntibanshaka, umugabo ntanshaka, nanyice. Numvaga nagendaga nzi ko ngiye gupfa, ariko Imana ikurikirana abadafite shinge na rugero, ntabwo ari kwemera. Ubwo buzima bwose nabuciyemo, ariko sinapfuye. Noneho araza ninjoro, ubwo nyambura umwana, mufata amaguru, aravuga ngo haguruka, agiye kumukubita kuri ryabuye. Ndavuga nimbabarira, nsubize umwana wanjye, ngende ngiye gushaka ukuntu ndarara ngenda, aho ndi bugere nta kibazo, nsubize umwana wanjye w'umwica. Aramusubiza, ndagenda, ndasohoka igipangu, ndagenda mu muhanda, ngeze ahantu hari umuferege ndaramo. Noneho databukwe amenya ibibazo ndimo, ko nta hantu ngira mba. Databukwe abaranjyanye, araje arantwara njya kubiwe. Naho hari yari amashuri, byose byari amashuri, ariko burya hahirwa ihangane mugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Naragiye mbaho neza, ibintu byose nagiye nitwararika ku bintu byose, kugira ngo ntazagira icyo mpfa nawe akanyirukana nawe. Nditwararika, mbana nawe, agubwa neza, mufata neza, nkamutekera ibintu byose, nta kibazo nagize nawe, kandi nta rwasera yanteje, kuko nanjye nta rwasera nigeze muteza. Yari umusaza, ariko ubona mwana mwiza. Yego hari igihe umuntu yiganarira, wenda akaba yigirira amahane, ntangwa akaba yumva utakora wenda ku gikombe cye cyangwa ibiki, ibintu nk'ibyo, ariko ukabasha no kubyirinda, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore umunyabwenge amenya iby'urugo rwe. Ubundi niba iyi si yacu, wacu ni mu ijuru. Naragiye rero ngo mbayo igihe kinini cyane, umugabo abana n'uwo mugore, namazeho hafi nk'imyaka 5. Noneho nta bintu by'ibishuko byigeze bimbaho ngo wenda bibe byambwira ati genda wishakire undi mugabo. Oya, nakomeje kubayo, kuko nari maze kubona uburuhukiro nyine ho mpungira. Noneho igihe kiragira, databukwe ararwara, aramaze gusaza, afite imyaka 90, yari afite imyaka 96. Ararwara, musanga na kanseri yo mu nda, ajya kwa muganga, nkajya mugemurira. Agiye gupfa kwa muganga, ndibuka ko bamusezereye ko atazakira, ngo ajye kurwarira mu rugo. Twabanaga n'umuzukuru we
w'umugabo niwe wari umurwajije. Noneho turabana, nkajya guhaha ngateka. Agiye gupfa hamagara umuhungu we, ambwira ati ndashaka kukubwira ko umfatira amadokima hariya muri male y'aya mazu yanjye, ndashaka kuyaraga umwana wanjye ari njyewe. Ati amazu yanjye ndayamuraze kandi nkeneye ko muyamwandikaho. Nuko byabaye. Burya iyo ukoze neza, ineza irakugaruka. Iyo ukoze ibibi n'ibibi birakugaruka, byanze bikunze. Turi mu isi, nukora ineza izakugaruka, nukora ibibi nabyo bizakugaruka. Ujye ubimenya neza. Noneho umuhungu yaragiye abika amadokima, arambwira ati uyabike kure, uriya mugabo atazaza akayatwara akamugurishirizaho amazu akabura aho aba n'umwana. Yaje gupfa rero turamushyingura. Umukobwa wava i Burundi araza ati mpa amadokima amubwira aho ari. Aragenda ati tugende uyampeshe, ubundi yakuragaga imitungo, hari ubwo yakubyaye. Tugezeyo wa muramu wanjye yanga kuyamuha, asubira i Burundi. Asubiye i Burundi, byabaye aho ngaho kugira ngo wa mugabo azandye amazu, yahise yirukana wa mugore. Ubwo byari bigeze muri 96, nageze inama muri 96. Turaza tuza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda twashyigikiye ku Gisenyi. Ngeze ku Gisenyi we asigara mu kazi i Goma. Araza arambwira ati none kuko no muramu wanjye yabaga ku Gisenyi, nawe ye niho yashyikiye ku Gisenyi. None harabwira ati wagiye gusaba ya madokima, kubona tugiye kuva muri Kongo, ukazana mu madokima tukagurisha amazu, nkakugurira inzu hano mu Rwanda. Numva ko avuze ibintu byiza, ati nawe mugore namwirukanye ntugira ikibazo. Kumbi yashaka kuyandya. Ndagenda nzana amadokima ndayamuha, ajya kugurisha amazu. Arangije amafaranga arayarya yose arayamara, sigaranye. Ubwo rero nihuse baje umushebuja yaje kuza muri Kigali, araza natwe twimukira i Kigali, turongera turasubirana. Tumaze gusubirana mba ntwaye inda ya 2, ndabyara, ntwara inda ya 3, ndabyara. Noneho bigeze aho ngaho, bagore bose bari inshuti ze. Urumva bamwe babagaza Nyamirambo, Kabeza, akagenda agakubitayo nk'amezi 6 ntamubona. Nkagira ngo yaragiye safari kuko yagenda atanansezeye. Nkazuva ataranga ariko ngaceceka, nkarwana intambara nziza. Nyuma yaho tugeze hano Kigali, naje kugira ubuzima bubi cyane kuko abana bari bamaze kuba 3, nkabura ibyo mbahahira, nta mafaranga afite, niga ibintu byo gusuka. Ndagenda hari abantu, hari salo hafi y'wanjye, nkagenda nkicarayo nkareba ukuntu basuka. None ndabimenya neza cyane, ntangira gusuka, nkabona amafaranga, ngahira abana banjye, ubuzima burakomeza, mererwa neza. Noneho nyuma za kumenya ko nsuka, arabwira ati uransuzuguza, nisanga uri gusuka nzakwica. Ariko ko yagendaga akarakaza ninjoro, narasukaga vuba na bwangu, nkarangiza nkateka tukarya. Ubwo nyine akaza byarangiye ibintu byose, ariko nkanamusigira ibiryo nkumva nta kibazo gihari, kandi ntanambaze ngo byavuye he. Ariko nyine yarazi ko nsuka. Ubwo mba muri ubwo buzima. Bigeze aho ngaho, urundi rupfu rero rwa 2 yashatse kunyica rero. Araza arambwira ngo reka anjyane iwabo i Nyanza. Iwabo bavaga i Nyanza. Ndagenda, arambwira ati kandi n'abana bose basigi. Umwana muto yarafite nk'amezi 3, yafite amezi 3. Turagenda tugiye, arambwira ngo nawe musige, ngo turahita tugaruka. Sinari mazi. Turagenda dufata imodoka, turagenda tugera i Nyanza, nyereka amasambu y'abanyareka hose yaratuye, bene wabo bari batuye. Bigeza ninjoro yanze kunyura, kandi twagiye mu gitondo 2:00. Nwasize umwana w'amezi 3. Musigira umudamu inshuti yanjye, yari umusirikare twaduturanye. Abana bararira, bakabaha amazi y'isukari, barabananira. Banywa amata, babaha amata, barabananira. None ndambwira wamba bari ukanyura, basi washabuka garukina. Ngo yanga buretse. Bigera saa 4 z'ijoro yanga kunyura, saa 6 yanga kunyura, saa 8 atinjira mu modoka tugende. Turaza tugera ahantu ngo habaga abajura benshi,
banahiciye n'abantu benshi ngo yitwaga Mukaninja, ishyamba ngo ryitwaga Mukaninja kubera abajura. Noneho arambye ngo agiye kunyica. Ntubusuranyica gute koko? Ngo ngiye kukwica, ngo ngiye kwirukansa imodoka nyirohe, ngo ubundi ngupfe. Ndabana ibyo byose nta nanduha turajyana. None se arayivamo gute? Ntiturapfana nta kibazo. Ubwo yirukankije imodoka, sinamenye igihe yayiviriyemo, imodoka iramanukana. Imana igira indege. Umva, icyo uzaba cyo kiragutegereza. Humura, rwana intambara nziza, Imana irahari. Rwana intambara nziza, Imana izakurwanirira. Icyo yakuvuzeho izagisohoza. Humura, witinyishwa n'ibyo ubona, ababizana nibo bazabona ishyano. Nuko noneho rero imodoka iranjyana, burya umuntu ajya gupfa yapfuye kare. Imodoka ihagarara mu kabandi. Mva, sinigeze mva n'igisebe na kimwe kubera Imana. Maze gukizwa rero ijwi ry'Imana ryarambye ngo ariko nguribuka ngo burya na ya modoka ninjye nari nyicayemo, ngo ninjye nayicayemo, ngo uko naroshye amagare n'amafarashi mu nyanja. Abisirayeli babibonye baratangara. Niko nanjye nakurinze kugira ngo uzankorere. Ubwo rero haje ababandi basanganice muri iyo modoka. Umugabo yirutse yasubiye ingambo z'Inyanza, ntabwo yaje azi Kigali. Noneho avuga ati byagenze bite? Ndabibatekereza ukuntu byagenze, ukuntu yaje ambwira ngo aranyica, nkabona arandushye n'imodoka. Ngurese nta kibazo wagize, nta kibazo nagize. Ngaho ngwino, ngo mu rugo ni he? Ndavuga mu rugo ni Kigali Kacyiru. Guse ngo turagerayo dute? Nanjye simbizi. Ati vayo tugende. Tuzana amaguru, nta uvugisha undi. Ijoro ryose ryayimaze kuba saa 9 z'ijoro. Ijoro ryose turaza tugera Kacyiru mu gitondo. Aba bandi bagushoreye ntibamfata ku ngufu, ntibankubita. Urumva atari igitangaza cy'Imana? Iyandinze icyo gihe mu by'ukuri urumva wita hari aho yagiye, ntabwo yasinziriye, iracyahari. Va mu bwoba, ahubwo ushirika ubwoba, uvuge ko wizeye umugabo ukomeye. Imana irakomeye, ni rubasha. Noneho bangejeje mu rugo dusanga uwo mugore w'umufanda ahagaze n'abayisikoti b'umugabo we barahagaze, abana barize. Byagenze bite? Twari tuzi ko wapfuye. Reka nkubwire, nari ngiye gupfa. Yandoshye n'imodoka, ni Imana ingaruye rwose, sinkubeshye. None twari duturanye n'umudamu hari Kacyiru witwa Mado, n'ubu turacyaturanye. Arambwira ati yari umukristo. Ati ko twumvishe ko wari ugiye gupfa, waje nkakujyana mu rusengero ukatura ibyaha byawe, noneho ukazajya mu ijuru basi. Ntinukuri njyana njye kwatura ibyaha basi, kuko ndabona igihe cyanjye cyo gupfa kigeze. Noneho nzajye mu ijuru. Njyana mu rusengero, bari basenze uwo munsi. Ngezeyo twicara inyuma twumva umwigisha, bari batumiye umuvugabutumwa wavuye ngo Ibukavu. Arigisha ageze hagati, atunga urutoki nicaye nari inyuma, kandi hari abantu benshi. Urazi ko mu bihumbi 2000 na kangahe, mu bihumbi 2003 na 4 abantu bari bafite inzara n'inyota gushaka Imana. Noneho arangije arambwira ngo umva wa mudamu, ngo umugabo wa ijoro arakwica. Ndavuga nti ninjye avuze Mado, ninjye avuze, n'ubu turacyaturanye, ninjye avuze ndapfa. None rero ndatashye. Ngura utashye utatuye? Nindatashye n'ubundi ndapfa. Natura ndapfa, nintatura ndapfa. Ndatashye rero. Arabatereka ngo werekeze. Tugira mu rugo, ngeze mu rugo nuhagira abana, yarakiri ku kazi, nuhagira abana ndabambika neza. Ndavuga ni napfa baze kubareba basa neza. Ndabaryamisha, maze kubaryamisha. Noneho bigeza saa 4 z'ijoro umugabo ataraza. Wabuzi kuri bupfe ugasinzira? Abantu basinzirijwe niki? Umva abantu basinzirijwe nibasinzirije nyine. Reka nkubwire, nabaye maso kuko nari nzi ko ndi bupfe. Saa 4 ziragira, saa 5 ziragira, saa 6 zirageze, saa 6 n'igice ngiye kumva numva ijwi rivugiye mu mabati no mu madirishya. Ravuga ngo umva guriti ngo yabari ngewe, ngo mavanyemo ampule baza bakambura. Ndahaguruka ndayiba umuntu umbwiye, ndamubura pe. Kandi ntabwo nasengaga, urumva ntabwo nagisengaga nyine. None arongera avuga ngo umva gureti
ngo bari ngewe mbavanyemo amampure baza bakambura. Ndavuga ni ijwi ry'Imana rwose, ni ijwi ry'Imana. Imana yavugiye mu rusengero ko ndi bupfe, none irongera avuze ntireka mvanemo amampure. Nurira ameza mvanamo amatara yose mu byumba yose nyavanamo, ayo muri salo nyavanamo ndayabika. Bigeze nka 6:40 numva imodoka iraje kubita imiryango nk'imodoka irimo abantu benshi. Ndavuga ndapfuye tu. Ngiye kuba rumva bakubise urugi, ngo fungura vuba. Ndaceceka ndavuga ntabwo mfungura batanyica. Barongera bakubita urugi, ryajwi rirongera arambwira ngumva ngo yabari ngewe ngomba mfunguye nkapfira hanze. Noneho ndafungura nihirikiraho urugi, ngwirikiyeho bacana itara ryanga kwaka. Baratambuka, mbura umugabo aratambutse n'abagabo babiri bagiye mu cyumba bacanye itara ryanga kwaka. Mbasotse niruka. Noneho abandi babiri bari baje ari 5, umugabo n'abandi bagabo 4. Umugabo yari ari hanze, abo bagabo babiri bari hanze, banyiruka ngo arasohotse, bahamagara umugabo ko nasohotse. Banyiruka, abagabo babiri banyirukaho. Nari nturanye n'umugabo wari tuye munsi y'iwanjye, umusirikare. Aravuga ati uriya mugore si wa mugore bagiye kwica? Niwo mugore bagiye kwica. Abwira abayisikoti be ngo nimusharije imbunda. Ubwo byari bimaze kuba 7:00. Musharije imbunda. Basharije imbunda, babagabo bamanika amaboko, ibyuma babita hasi. Abayisikoti bafata ibyuma. Ndumva hari uwamutwaraga yari umugabo witwa Manuel, ubu n'umudiyakoni, hari akamashashi arabizi ni wamutwaraga. Nigeze kujyayo aravuga ati turacyariho. Ndacyariho. Wa mugabo se aracyariho? Ntiyarapfuye kera. Ati Mana we, aturiya mugabo yakoraga ibintu byo kwikungurira rwose. Aturibuka ko ari nge natwaraga muzehe cya gihe bari bagiye kukwica. Ndakwibutse disi. Ubwo rero ubuhamya bwanjye n'ibihamya birahari, n'abantu baracyari, ntago bigeze bajya, babonye ibintu byagiye bimbaho. Ntabwo ari bya bindi ngo bahagarara bakavuga ibintu bitabaye. Oya, nushaka ibihamya byose uzambwire, nzakubwira abantu bose bagiye bareba ibyo bintu byose byabayeho. Noneho bigeze aho ngaho, barabafata ati mwari mugiye, ati umugabo yaratubwiye ngo twicura umugore we. Nibi byuma. Noneho abandi bari mu nzu nabo baje bankurikiye, babonye imodoka ihagaze bahita bakata basubira inyuma biruka. None barabafashe barabafunga. Amaze kubafunga, ariko bigeze nkeje barabafungura. Baravuga ati ugomba gutandukana n'uyu mugabo ukagenda kugira ngo kuduteza ibibazo. Ariko mu by'ukuri nibwo bambwiraga ngo ngende, nta nari mfite nge, nari kujya ese. None barambwira ati genda, ntitushaka kubona, genda ujye wanyu. Harigari iwacu baranyanze ngo genda, ngo basuva muri uyu mudugudu. Ariko kubera ntago nari mfite homba, navuga nti nshaka mpfi. Noneho nsubira mu rugo. Ariko twari dufite umuresponsable wacu icyo gihe babitaga ba responsable, yari umudamu witwa Gasteri, n'ubu aracyari. Aravuga ati rero, kuko nawe yayoboraga ku murenge, kuko n'umurenge wari wabivuze. Aravuga ati rero hari inzu itagira abantu ikinze, reka tumushyiremo atandukane n'uriya mugabo, kubera uriya mugabo atazamwica. Banjyana muri iyo nzu, cyari ikizu kituzuye, gifite ibidirishya birimo bya rukarakara. Wari kinjiragamo ukagira ngo ugiye mu irimbi. Noneho banjyanamo, nta matera mfite, nta mwenda mfite, nta kintu na kimwe. Uko nagiye nsohotse niko naje, inzara ifunga, nta nubwo nari kujya mu nzu iwe ngo njye kuvanamo n'umwenda wo kwambara. Nguni n'abana tutagira icyo twiyorosa ntaki. Bigeze aho amenya ko mba muri icyo kizu. Rero araza umunsi umwe, hari umukobwa nari naragiriye neza, yakoraga akazi ko mu rugo. Arambwira ati ntabwo njya gukora akazi ko mu rugo, ndashaka ko tubana, nupfa nzamenye ko wapfuye, nukira uzakire, ariko ntabwo nagusiga muri uru ruzu rumeze gutya, uru rutagira n'imiryango, rutafite imiryango y'ibikarakara ibindi nuko. Noneho araza turabana. Noneho baje gukubita urugi ntabwo rwari rukomeye, barinjira bagwa aho hantu umukobwa yarari, avuza induru ibipangu, kuko abayobozi rero baravuze ati uyu mudamu nataka mujye mutabara. Ubwo baraza, abantu bose mu bipangu barahaguruka, barabyuka, bafungura ibipangu, baraza bavuza induru,
bariruka babona abantu bamanutse pfo baragiye. Responsable azana ambwira ati rero utazanteza ibibazo, ubu bakwiciye muri iyi nzu bavuga ko nanjye mbifite mu ruhare, haguruka uva muri iyi nzu ugende ushake hujye. Kubera kubura honjya naragiye nongera subira iwanjye njya kubamo. Arongera araza rero, ubwo byabaye ibintu birebire cyane. Wa mukobwa wanjye naruhanye nawe namubyaye. Noneho aricara amaze kuba mukuru arambwira ngo mama ngo cyama nkapfa. Nupfishwa n'iki? Ngo mbona ibibazo mufite, ngo mba mbona nimpfa nkuze nzarimbuka, ngo ariko nimpfa ndi umwana ngo zajya mu ijuru, ngo waretse nkipfira ntoya ntupfe. Noneho arangije avuga ngo basi ngo mbabarira ngo nkuririmbira akaririmbo. Na papa yari yaje nyine, urumva nasubiye iwanjye kuko banabuze womba. Noneho aririmba indirimbo Ziana n'igiririmba, aravuga ngo nagendaga mu nzira inyerera, araririmba. Numva nibwo bwa mbere nari nyumvishe, nibaza aho yayivanye ndaheba. None ageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo nageze aho ngo ndemererwa n'umusaraba, ngo ndagenda njya mu nzu y'Imana, ngo ariko ngo Yesu ngo arampumuriza ngo ko nzaruhuka umubabaro. Yaririmbye ari saa kumi n'ebyiri za mu gitondo, apfa saa 9. Yapfuye ate rero? Nari ntetse amazi y'icyo ari hanze. Noneho arangije abona amazi ari gutogota, nari ndi mu nzu, arapfundura umwuka uramukubita. Twatekaga muri zambabura zari zifite ibyuma, ikirato gifata muri wa mwobo w'imbabura kubera umwuka wari umaze kumukubita, yikubita hasi, umuriro umumenekaho n'amazi amumenekaho, aba arapfuye rero. Apfuye ngira umubabaro mwinshi cyane. Noneho Sarama arasohoka ngo arapfuye. Ntarapfuye ngo okay, ngo noneho ngo n'akantu katumaga ngukunda, ngo uyu mukobwa wanjye, ngo noneho ngo okay, ndagutaye ngo bye, ngo naguzongera kumbona. Antana umurambo rero. Urumva nongera kubabara bundi, arambabaza pe. Antana umurambo, nta muntu wageraga iwacu kubera amahane yagiraga. Mbana n'umurambo, ndavuga nti ndicara imbere y'umurambo, yapfera saa 9, saa 10 ziragera, saa 11, saa 1 ziragera, nicaranye n'umurambo nta muntu mbwira, mbese narabaye nk'igiti. Bigeze saa 4 z'ijoro ngiye kubona mbona umwana arabyimbye ngana umusozi, maze ndangije mvuza induru. Noneho hari umumama twari duturanye wari utuye haruguru y'iwanjye, mu gipangu haruguru y'iwanjye, araza yirukanse, araza avuga ati ubaye iki? Ngwino ibintu nahuye nabyo. Byagenze bite? Napfushije umwana. Yapfuye ryari ko yabyimbye? Ubwo rero ahamagara, hari umukobwa ngo wari umukobwa musaza we, aramuhamagara, abazana imiti baramutera, arabyimbuka. Bucya mu gitondo nta muntu ufite nabwira ngo ngwino ufashe gushyingura, oya nawe. Noneho haza mubyara wanjye yambwiye ati reka njye gutanga itangazo ko umwana yapfuye. Ajya gutanga itangazo, agiye gutanga itangazo, baba damu bose nasukaga, abagabo babo hehe. Urumva nta muryango wanjye wigeze unaza, barabimenye ariko nta wigeze aza kunshyingurira. Ndumva twarashyinguye turabana nka 7, turamushyingura. Ibyo byose byane mu mabaro mwinshi, ariko bituma nezererwa Imana yagize neza, kandi nizeye yuko ntazayihemukira, nzabana nayo. Niyo intambara zaba zingana zite, nta ntambara nzahura nazo ziruta izo nahuye nazo. Imana iduhana umugisha. Ndishimye cyane kandi nzi neza abadukurikira bose kubw'ubuhamya kubw'ijambo ry'Imana bibakomeza. Imana iduhana umugisha. Twaramushyinguye rero, umwana wanjye arapfa, twaruhanye mu nzu, twaraboze, ariko Imana iramwisubiza. Ubwo rero umugabo nuko yagiye, aragenda, amaze kugenda turamubura, kwere yamaze gusezera ko atazagaruka na rimwe. Bibaho ngaho. Ubwo nari mfite imyaka 26, urumva ko nari nkiri na muto, nza kugira nyankubitana n'umuzungu. Nari nagiye mu bukwe ahantu, umuzungu arankunda, arambwira ati ko mbona aho hantu nagiye mu bukwe
hari umwana wabo nari narabereye marene, noneho uwo muzungu yaratashye ubukwe bwaho, papa wabo yari umuyobozi, noneho arangije bamusabira lift ati urajya Kacyiru kandi niho utuye, tubari tujyanira no mu mama atuye Kacyiru, tuza tuganira, ambwira ati ko mbona ufite ibibazo byinshi. Ntego mfite ibibazo byinshi, napimaga ibiro bike cyane, mfite ibibazo byinshi. Ibibazo bigenda gute? Ndabimutekerereza ko nabayeho, ndamutekerereza. Arangije ambwira ati none ko nagukunze dushobora kubana? Nta kibazo rwose, kuko numvaga muri nge nta nagiraga mba, ntacyo nagiraga ndya, ntaki, kandi sigaranye abana babiri nabo ntacyo nshoboye kubamarira. Umuzungu turagenda turatahana, ubwo tutahanye abana n'abasize ku baturanyi. Noneho nkigerayo abasekirite barambwira ati uriya mudamu uramuzi? Ati twahuriye mu bukwe ahantu, bamusabira lift niho muzi. Ati mwirukane. Ati se mwirukanira iki? Ati afite umugabo, kandi uwo mugabo agomba kuba yararwaye sida. Ati abaranyirukanye. Anyirukanye arambwira, kandi twari turangije guteka icyayi ngo tugiye kunywa, nacyo anyirukana ntakinyweyeho kandi mfite inzara. Nanirwa kumanuka kuko yabaga muri etaje hejuru, nanirwa kumanuka nicara ku maesikariye hanze. Arungurutse mu dirishya asanga ndakicaye. Ati ko wicaye utagenda? Yari yampaye 10,000, kandi rwose ambwira ati fata 10,000 ugenda uzabihahisha. Ambwira ati kutagenda? Ntabwo ngenda. Numvaga ikizungera kubera inzara n'ibiki byose. Narambwira ati ngwino ujye kuryama muri kira cyumba cy'abashyitsi, atari ko ejo mu gitondo uzatahe. Nta kibazo nzataha. Noneho arangaburira, ndarya ndanywa, turangije ndaryama. Ngeze ni mu gitondo arambwira ati rero ndashaka kujyana kwa muganga turebe ko urwaye sida nangwa utarwaye. Ati nisanga utarwaye tuzabana, nisanga urwaye ubwo nzagufasha, nzakomeza ngufashe rwose. Noneho aranjyana kwa muganga. Hari umuntu wari warampaye igitabo cy'indirimbo, nzima indirimbo ya 35 mu Gakiza, ni Yesu wangize ku muvandimwe we. Narangiza kwiririmba nkavuga ni Yesu, niko ko uzampora icyaha cyuriya mugabo, njyewe narigeze samba nako ko uzakimura. Noneho baramfata amaraso basanga ni negative, banjyana ahandi basanga ni negative, anjyana ahantu hatatu basanga ndi muzima. Arambwira ati noneho tugiye kubana. Nuko nabanye nawe, ambera umugabo mwiza, arankunda, arambwira ngo umubabaro wose ngiye kukumara. Umva, ansohokana ahantu heza, turabana, ntabwo yigeze ashaka abandi bagore hanze. Twabanye imyaka 3 n'igice. Muri iyo myaka 3 n'igice ndashaka kukubwira ko yamfashe neza, ngurira imodoka, akora ibintu byose, aranyubakira ibintu byose arabikora. Noneho umugabo akajya amubwira ati umugore we yabaye mwiza, asigaye agendera mu mabenze. Yabaye umugore mwiza, n'abana babaye beza. Ashaka kugira ngo ajye ansangeyo aze ankubitireyo. Ariko kuko umuzungu yari afite abasekirite bamurindaga, urumva yari umugabo mwiza, ntiyanywaga inzoga, ntiyanywaga itabi, yari umugabo mwiza pe w'umukanadiye yitwaga Michel. Noneho bigeze aho ngaho, igihe muri iyo myaka 3 n'igice birangiye, nta hantu atantembereje. Ndangije ndaryama, ndota umugabo wambaye imyenda yera aza ahantu ndyamye. Arambwira ngo umva Goreti, ngo manda yo kubana n'umuzungu irarangiye, ngo ngwino ujye kunkorera. Noneho ndashiduka, ndiruka manuka muri etaje haze, ndiruka njya muri salo hasi, ahaza yiruka tubaye iki? Ntabwo ubonye umugabo uje kundeba akamya manda yo kubana nawe irarangiye ngo njye kumukorera? Ngo ya, ngo nawe nabonye ngewe. Ngo urana se ngo urumva ngo burasi bisazi? Ntoye nabisazi mfite rwose. Nicara muri salo, nawe yicara muri salo, ducana amatara, agatotsi karanjyana, ngiye ko nambona wa mugabo aragarutse. Atuva Goreti, manda yo kubana n'umuzungu irarangiye, uhitemo umuzungu cyangwa umitemo. Mba ndirutse nongeye nsubiye hejuru, ndirukanyiruka, twaraga twiruka. Noneho mu gitondo avuga ati rero menya amashitani yaduteye, reka twimuke tugende, tuza gutura ara mu Kivu cy'abakiri. Duturamo
noneho ajya ku kazi, agiye ku kazi ndaryama, hari saa 7 z'amanywa, ndaryama, ndangije kurya ndaryama ndasinzira, ndangije ngiye kubona mbona tableau ije imbere yanjye, irambwira ngo uva Goreti, ngo narebye umutima wawe, ngo mbona nta kintu nagwa atari uguha agakiza, ngo haguruka utandukane no muzungu, ngo ko umuzungu akubujije ijuru, ngo uze ujye kunkorera, ujye kunyamamaza. Ndabyuka ndiruka, ndamuhamagara, wa mugabo yongeye yagarutse, ati yagarutse, wa mugabo yagarutse, ati twimuke. Twahoraga twimuka buri munsi, bigeze abwira abazungu bagenzi be bazanye, ati noneho se umugore nashatse ni umusazi. Ati yarasaze, aramutekereza ibintu byabaye, ati mureka agende tutazatuma ugwa no mu mugongo. Ubwo ndavuga rero ninjye ndagiye, ndagusize, bye. Arambwira ati rero ho kugira ngo dutandukane, reka nanjye nkizwe. Turakizwa, turagenda tujya mu rusengero, baratwakira neza, badufata neza, tugenda n'imodoka, tukagaruka, twumvise ijambo ry'Imana. None yagera mu rugo akambwira ati ariko uzi ko uri umusazi, ati ubundi turajya gusaba iki mu nzu y'Imana ko twebwe ibintu byose tubifite, mfite amashuri, mfite amazu meza, mfite imodoka, mfite umugore, mfite ibiki. Ubwo urumva abantu baba mu rusengero n'abashaka amafaranga n'ibintu byo n'amazu n'ibiki, twebwe nabyo dusaba, wareka tukabivamo bino bintu, mbese ukabona iby'agakiza ntabwo abirimo pe, nta n'ibyo afite. Noneho umunsi umwe ijwi rirambwira ngo umva Goreti, ngo uhitamo umuzungu cyangwa umpitemo, ibi ni bibiri. Ndataha rero, mpambira valize zanjye, aramya ngo kandi ngo uzagende uva aho ngaho ugende nk'uko waje. Nuko navuyeyo ntandukana nawe, biratinda, arambwira ati niba udashaka tusubirana njyewe rwose nziyahura. Ubwo rero bene wabo barabimenya, bamuha 24 aragenda asubira muri Canada. Nanjye rero mbwira Imana ngo Mana, niba koko ari wowe ubivuze, ndashaka kuma gakiza katari pirate, original, abantu bose bazagiye bambona bakabona ko nkijijwe rwose, original, abantu bose bagiye baza babona ko nkijijwe mu mivugire yanjye, mu migendere yanjye, babone ko mvuga ko nkijijwe. Noneho ndangije, ijwi ry'Imana rasangambwa ngo atura ibyaha byawe byose. Imana irambwira ngo njye kwatura ibyaha byanjye byose. Noneho haza umugabo wasengeraga kuri ADPR, komanze, ndamwakira, ati ngwino tujye gusenga. Ubwo rero bigeze aho nijoro nari naryamye, ndwara umutwe cyane, mbwira Imana ngo Mana nuramuka inkijije no mutwe, ndumva umutwe unyishe, nuramuka unkijije Mana nzagukorera nta kindi kintu ndebaho. Noneho numva umutwe ukize, mfata double feuille, mfata ikaye ndakata double feuille, nandikira Imana. Sinarizi ko bandikira Imana, nandikira Imana, ndavuga ni Imana ngiye kwandikira ibyaha nakoze byose, noneho nkubwire n'ibyo shaka. Nandika ibyaha byose nakoze kuri page imwe, ipaji imwe ndayandika ibyaha byose nakoze, indi page nandika ni Imana, ndashaka umwuka wera wo gutandukanya ikibi n'ikiza, ndashaka umunyamakuru wawe no kwamamaza ubutumwa bwawe, ndashaka umunyamabanga wawe, ni kandi ndakwinginze ntikirenge cyanjye kigiye cyahukunze honyine, ndashaka kukumvira n'umutima wanjye wose, ni kandi uru rwandiko ahantu basenga bahumirije, nibahumiriza nduguhe urebe ibintu nakwandikiye. Noneho ndangije urupapuro ndaruzinga, ndushyira mu sakoshi. Ngiye kumva numva umugabo araje avuye muri ADPR mu gitondo kare, ngo ravuye muri niba turakomanga, ndakingura ngo ngwino, Imana irambya ngo ujyane mu rusengero. Ubwo njyana Kiruhura, hayoboraga umugabo witwaga Theogene, yarakire mwarimu atari umushumba w'akarere. None ndagenda ngeze mu rusengero, ubwo rero nagiyemo, mbese urumva abagore bazunguru babaga basa kujya muri ADPR, kandi icyo gihe usiga amarouge à lèvres n'ibiherena n'ibisuko bigeze ku birenge n'ibiki, byabaga ari ikizira. Noneho ndagenda n'uducupa, udupanaro tw'uducupa, nzaberekana amafoto yanjye ukuntu ari imeze. Ndagenda nkigerayo muri ADPR nta muntu wageragamo usutse meshi. None ibyo bimeshe byitwaga ngo ndangira umuzungu. Ndagenda n'ibiherena wacisha mu mutwe n'ibintu nisize, nkigeramo barahunga abantu bose. Najya kwicara bagahunga ngo toka shitani,
n'abandi kose mana ngende shitani koko ko naje gushaka nkaba ntari shitani n'abantu bakabanyiruka biruka ndakora iki ndicara wa mugabo arambwira ati reka icara hangaha nanjye nkwegere ndicara nawe aranyegera barahimbaza barangije baravuga ngo abantu batura ni bandi ase kwatura nibiki ndahaguruka nti njyewe nibutse ko Imana yambwiye ko nzatura nti njyewe nzakomeza ubutaha Imana iwa umugisha mwinshi tuzakomeza ngende babwira ubuhamya mbabwire n'ukuntu nakijijwe noneho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye murakoze. Mama Nicole arakoze cyane Imana umugisha. Mama Nicole aduteye amatsiko turashaka kuzamenya uko yakijijwe atwemereye ko noneho mu gice gitaha ubwo tuzaba turi kumwe nanone azatubwira uko yakiriye agakiza. Mama Nicole Imana iguhe umugisha. Amen. Uri umugore w'intwari kandi nukuri ukomeze ugume mu buntu bwayo. Iyaguhamagaye izahagarana nawe kugeza ku musozo w'ibi. Yego. Mwese mwakoze cyane abadukurikiye kuri Mama Shalom Official. Imana umugisha. Nge nari Kuzo Emi nari kumwe na Mama Nicole. Hanyuma kandi ubuhamya nawe bugukomeze bukubake mu rugendo kugira ngo ubashe gukomera. Mu magambo make wasengera abari badukurikiye hanyuma kugira ngo nabo umwuka wo gukomera ube kuri bo. Karibu. Yego. Yesego umugisha. Mana yacu uri Imana nziza urakiranuka ukuri icyubahiro no gupfukamirwa. Ntabwo tuzarambirwa kuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Ntabwo tuzarambirwa kuvuga kugira neza kwawe. Wangiriye neza narabibonye singe ngenyine ni benshi wagiriye neza. Mana twarakubonye tugeze muri iki gihugu cy'u Rwanda uraturinda utugira neza. Ibyo byose turabigushimiye. Twarakubonye tugeze ahakomeye wabanye natwe warakoze. Twarakubonye cya gihe twari turushye turemerewe. Mana turabigushimiye. Nyemerera rero nsabira umugisha badukurikiye bose ari mu bihugu byo hanze ari igihugu cy'u Rwanda cyacu. Mana twagezemo tukaruhuka tudasiba ku manywa na nijoro kugisengera ku manywa na nijoro ndetse dusengera n'umuyobozi wacu ngukomeze umukomeze umufate ukuboko ntuzamurekure kandi rwose ahati yaringana ibyo haringaniza. Urakoze urakarama. Senge abadukurikiye bose ubaha umugisha utagabanije kandi zinyigisho kandi ubuhamya bubakomeze bongere abari barushye baremerewe ubaruhure abandi bari bakarambitse bongere babyuke bamenye kuri Imana ishobora byose uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mana bananiwe bongere basubizwe mu imbaraga. Urakoze urakarama ndabasenge bagire neza rwose gicuku cyane nijoro cyubasanga baganirize kuko uri papa wacu nta wundi buhungire dufite. Urakoze urakarama abarwayi bakize abarushye ubaruhure. Mana abana bananiranye bazane wongere bashyire mu murongo bongere bajye mu murongo wawe kuko ejo nibo bazagukorera. Urakoze urakarama ko mbishe gusenga kwacu. Reka icyubahiro n'ikaze no gukomera gikomeze kwicyawe iteka ryose mu izina ryawe. Amen.